Umunsi umwe umwana yabajije papa ati ese nakaye gaciro k'ubuzima bwanjye? Papa wo kumusubiza aramubwira ati fatira ibuye maze ujye kurigurisha mu isoko, nihagira kubaza igiciro uzamura intoki ebyiri ntihagire ijambo na rimwe umubwira. Nuko umwana afata ryabuye arijyana mu isoko nk'uko papa yari abimubwiye. Maze haza umugore abaza wa mwana ati iryo buye urarigurisha angahe? Umwana aricecekera ntiyagira ijambo na rimwe amubwira, ahubwo azamura intoki ebyiri. Maze umugore ahita amusubiza ati amafaranga 200. Ndayaguha nditware, ndashaka kurishira mu busitani bwanjye. Nuko umwana ariruka ajya mu rugo abwira papa ati hari umugore ushaka kugura ryabuye amafaranga 200. Papa aramubwira ati muhungu wanjye, iri buye none ndashaka kurijyana mu nzu ndangamurage, ntihagira ushaka kurigura ntihagire ijambo na rimwe umubwira, wowe uzamura intoki ebyiri gusa. Umwana yahise ajya mu nzu ndangamurage, maze umugabo ashaka kugura ryabuye. Umwana ntiyagira ijambo na rimwe avuga nk'uko papa yabimubwiye, ahubwo azamura intoki ebyiri gusa. Maze umugabo aramubwira ati 200 ndaritwara. Umwana yaratunguye maze yirukankira mu rugo, papa hari umugabo ushaka kugura ryabuye 200. Papa aramubwira ati muhungu wanjye, noneho hari ahantu hanyuma nshaka kujyana iri buye. Aramubwira ati iri buye rijyana aho babika amabuye y'agaciro, uribereke gusa ntihagire ijambo na rimwe uvuga, nihagira ukubaza igiciro wowe umanika intoki ebyiri gusa. Umwana yagiye aho papa yaramubwiye, aho babika amabuye y'agaciro atandukanye. Yereka nyiri aho hantu ryabuye, maze nyiri ubwo bubiko abaza uwo mwana ati iri buye warikuye he? Ni rimwe mu mabuye y'agaciro yari yarabuze ku isi, ngomba kurigura, uri kurigurisha angahe? Maze umwana amanika intoki ebyiri. Uwo mugabo aramubwira ati ntacyo, ndaritwara kuri 2,000,000. Umwana ntiyabonye icyo avuga, ahubwo yahise yirukankira mu rugo kubwira papa ati papa hari umugabo ushaka kugurira ibuye 2,000,000. Papa aramubwira ati ese noneho waba umenya agaciro k'ubuzima bwawe? Wabyiboneye ko waturutse ntacyo byari bivuze, aho wavukiye, ibara ry'uruhu rwawe, cyangwa ingano y'amafaranga wavukiyemo, icyari gifite agaciro naho wari wahisemo kuba uri nuko wahisemo kwitwara. Ushobora kuba warabayeho ubuzima bwawe bwose utekereza kuri ibuye ry'amafaranga 200. Ushobora kuba warabayeho ubuzima bwawe bwose uzengurutswe n'abantu babona ko wagura amafaranga 200 gusa. Buri muntu wese agira diyama muri we, kandi dushobora guhitamo kuzengurukwa n'abantu babona agaciro kacu na diyama turimo. Dushobora guhitamo kwishyira ku isoko cyangwa kwishyira mu bubiko bw'amabuye y'agaciro. Ushobora kandi no kuba wahitamo kubona agaciro k'abandi bantu. Ushobora gufasha abandi bantu kubona cyangwa kumenya diyama barimo. Shishoza mbere yo guhitamo abantu bakuzenguruka cyangwa bakuba hafi. Ibyo bizahindura byinshi mu buzima bwawe. Kanda subscribe niba wifuza kuzajya ukurikirana ibiganiro bitandukanye bizajya binyura kuri Mushatsi TV. Bibuka no kubisangiza inshuti zawe uko bishoboye kose.